Hello, nguhaye ikaze kuri Peace Essence. Niba uri mushyashya hano, nguhaye ikaze mu ba Glow Getters. Niba uri umu Glow Getter, yambi. Ndabizi ko mwese mumaze kumenyera ko hano kuri iyi channel twigisha ibintu byo kwikunda, gusa neza. Turi abamama, turi abagore, turi abakobwa bikunda, bashaka gusa neza. Harimo abasore bake niko mbibona, nko kuri groupe nta musore wari wa participa, bivuze ngo akenshi ni abagore. So happy Women's Day. Iyi video nyikoze ejo nibwo ari Women's Day, ariko ndavuze ngo reka nyikore kugira ngo ku munsi wacu w'abamama w'abagore nzabahe video. Ndabizi ko muzikunda cyane cyane iyo ari ibintu bijyanye no kwiyitaho no gusa neza, kuko nyine abadamu cyangwa se abagore dukunda gukora ibintu byose kugira ngo tubikorere abandi. Usanga hari amavideo menshi cyane yigisha kwita ku mugabo, kwita ku bana, kwita ku bantu runaka, ni nabyo dukora twigishwa. Ugasanga ugomba gukubura, ugomba kugira gute, ugomba gukora gutya na gutya. Noneho ugasanga umukobwa akenshi w'umunyarwandakazi ikintu nyine bakwigisha ni isuku, kuvuga ngo wakarabye, wambaye umwenda umeshe, c'est tout. Ariko hari urukundo nyine ruri special ukwiriye kwiha mbere yuko abandi bose bagukunda. Ndabizi ko nyine abantu baradukunda, baduhereza ama gifts, batwereka urukundo nyine abantu bacu, iyo ufite amahirwe yo kugira famille, inshuti cyangwa se umukunzi. Ariko nyine uyu munsi kuri iyi video ndashaka kuvuga no kwikunda, kwiyitaho, ibintu nyine ukwiye kugira wowe nk'umugore byawe biri personnel, ku buryo uvuga ngo amafaranga yanjye uretse amavuta. Murabizi ko buri gihe mpora mvuga amavuta. Uyu munsi ntabwo ndi buvuga amavuta, ubutaha nzayavugaho vuba cyane, murambabarira niba hari video y'amavuta ntari nababwiraho, ariko amenshi maze kuyababwira. Uyu munsi nashatse ko tuvuga self care cyangwa se imigenzo, rituals. Ni imigenzo ushaka gukora kugira ngo ubigire akamenyero, uvuge ngo ngiyewe kwa gatandatu nijoro cyangwa se kwa gatandatu mu gitondo nkora iki cyanjye kinyerekeyeho. Hari abakora maske mu rugo, hari abakora ibintu bitandukanye kugira ngo biteho, ariko akenshi kwa gatandatu umuntu aba yambaye dira arimo amesa. No please, cyane cyane ubwo ngiye kuvuga kwa gatandatu mu gitondo, kuko iyi video izajya ejo kwa gatandatu mu gitondo, umunsi wawe wo kwitaho. Abantu basenga ku isabato, ubwo uwo munsi wawimurira ku cyumweru. Hari abandi bantu bakora ku cyumweru kurekipera ku wa mbere, ukavuga ati umunsi runaka narekipeye, ese ni iki nkora gituma noneho mvuga ati niyitayeho, ndikunze nyine, noneho niyitayeho pe. Ikindi kintu ndi buvuge ni ibintu bindi ushobora gutunga bikakongerera ubwiza, bikakongerera confidence yo kumva ko usa neza, cyangwa se bigatuma n'abantu, ntago mvuga ngo tujye tugenda abantu bahindukire, ariko reka mbabwire, hari privilege. Hari ukuntu abantu banagusekera just kubera ko usa neza. Hari ukuntu abantu bakubanza imbere, hari ukuntu, ntago mvuze ngo dushyigikira justice yo kuvuga ngo umuntu usa neza bajya bamubanza imbere, ariko hari amahirwe menshi ushobora kwibuza kubera ko wasohotse mu nzu wambaye ibintu runaka, ukagenda nyine nk'umuntu uri homeless. Hari n'amahirwe menshi ushobora kwihereza bitewe n'uko wazindutse kare. Ntabwo ari ukuvuga ngo ugomba kuzinduka kare cyane. Niba uzi ko kwitegura gufata iminota 45, ongeraho iyo minota 15 yo kugira ngo wihe akandi gakeya karushijeho. Sindi butinde rero, ikintu cya mbere, kuko mpora mvuga amavuta, isabune n'ibiki byose, ibyo murabizi ko ugomba kuba ufite amavuta meza, ufite sunscreen. Umuntu afite sunscreen muri aka kanya, hagarika video ubanze uhamagare piscine aguhe sunscreen, ubundi ubuzima bukomeze, kuko gutwikwa n'izuba, umuntu aba afite amabara. Hari igihe mbona abantu, noneho niba ariko nsiga ncuruza amavuta, ngenda ndeba sunburns, hyperpigmentation zikabije kenshi zatewe n'izuba, ugasanga hano hari ikibara, hano hari ikibara, hano hari ikibara. Uko iminsi ishira niko iryo bara ryongera, bitewe nuko utirinda izuba. Ubwo rero sunscreen, amavuta n'ibindi bintu nyine bituma ugira uruhu rusa hose, ruba rusa neza. Abantu bakeka ko nyine ugira isuku nyanga hari kurusha abandi. Ntago ari ngombwa kwitukuza. Hari umuntu uba wirabura asa neza pe. Ubwo rero wenda ndababwira kuri kano gasabune ka Koje San.
kano gasabune murabona ko nagakoresheje agasabune nkakoresha kenshi nka gatatu mu cyumweru yego cyangwa kabiri ku birenge byanjye cyane cyane ibirenge byanjye hari igihe kigera birasa ubundi ibirenge byanjye bisa n'intoki ngira ngo naberetse amafoto ariko haba igihe kigera bitewe n'inkweto nambara ngira ngo bikirabura bigahinduka ubwo rero iyo ndi koga kano gasabune ndagakoresha nkafata umwanya naberetse ukuntu nkora scrub y'ibirenge nkagakoresha bikandinda hyperpigmentation bikagenda bicya nakabwiye n'umublogger witwa Cynthia. Hi Cynthia, she's lovely. Abantu bagafite barabizi ko ari keza ndabizi mushaka kumbaza ati se iyo sabune wayoga mu maso ntago mbizi ngiye nyikoresha ku mubiri ariko nibaza ko iri safe kuyikoresha mu maso ikindi iyi sabune igira pirate nyinshi iyi ngiyi ni aka original nkagurisha 15 ubu zarashize ubutanago nzi ngo nzaba zifite ziri kurangaye ubwo nari nkibabwira nyine ikintu nkora kenshi samedi ni gukora care iri special surtout inkange ku birenge ariko ikindi ni deep shower no kuvuga ngo nzayibereka ngira ngo mbakorere video ijyanye nabyo uburyo ushobora gufata wa munsi umwe cyangwa ibiri ngiye mbikora nka kabiri mu cyumweru rimwe ari nijoro n'ubundi mu gitondo ugafata umwanya abantu bose baryamenye nta muntu nyine uguhamagara cyangwa ugire gute ugatinda muri bathroom nta muntu uri gukomangire ugakaraba buri gice cy'umubiri wawe ukagikaraba ntago ari kwikunyura na gant cyane ahubwo kuvuga ngo ndakurikiza iki ndabanza iki ndambaye impeta I'm not engaged n'umutako ya ku buryo nyine ugakaraba double cleansing ugakoresha udusabune nka tubiri ugakoresha ukisiga amavuta ukisiga yandi handi nyine wumva ngo nikunze ibyo bintu bituma uruhu rugenda none rukamenyera niba ari uruhu rwumagatana rukagenda rusa neza niba ufite aka oil ukagasiga neza hagati ya buri no yes hari abantu bagira ibimeme n'ibirenge nyine bidasa neza ya wafata umwanya nyine ukabikuba ibyo bintu biba byiza cyane niba ufite abana ukareka bose bakaryama cyangwa se niba bagiye kwishuri nyine ko kundi buri wenyine ukavuga ati njyewe nk'umudamu nk'umukobwa ngiye kwifatira umwanya niyiteho ya ubwo donc twavuze ku isabune ushobora kuba ari amavuta akurikiranye kwa kundi ama oils arige mubaza se ibintu byisiga gute scrub zisiga gute mu by'ukuri ntabwo mbikoresha byose buri gihe iyo ndi kwihuta nk'uyu munsi nabyukiye muri gahunda yihuta navuye hano saa 12 ntabwo ndakaraba nkisiga nkagenda nkirukanka ariko iyo ubifite bituma hari umunsi ufata ukavuga ngiye kwiyitaho ubwo turavuga ku misatsi tuvuge kuri makeup ibyo murabizi hari ikintu umuglogeta wese ndabizi ko mwese maze kugira sunscreen utayifite amamagare nyimushye ariko abaglogeters mugomba kwiga kwisigatira keretse niba uri mu ADPR cyangwa se uri mu rindi dini ritakwemerera kwimakiya ariko niba wimakiya I'm telling you kwisigatiro nabi bisa nabi kwisigatiro neza bisa neza tatu keretse iyo wagakoze keza nyine microblading ariko mu by'ukuri ntago hari ukunira inkinduka icyatsi ibyiza ubaye itarayikora wakwiga kwisigatira mu minota mikeya hari video nakoze nimushaka muzambwire nongeye nyisubiremo ariko twige kwisigatiro kuko nicyo kintu cya mbere ugenda hano nyine umuntu agahita abona ko wiyitayeho iyo wisize tiro ugasiga akarabyo cyangwa lipstick uba nyine usa neza pe ya ntabyanditse kugira ngo ntabyibagirwa ubwo nari mvuze icyambere no kugera imigenzo cyangwa se rituals cyangwa iminsi runaka uvuga ati uyu munsi nkora ikintu cyanjye harabikora ku cyumweru nkanjye nkifite akazi kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu ku cyumweru niwo munsi nabonagaho kwitaho afternoon nyine nyuma yo kuva gusenga wenda nibwo nashaka gufata imyenda nkahitamo wenda iyo nzambara kugeza kuwa gatanu nkayitera ipasi nyine ukavuga ati wenda nzambara ibi n'ibi ukayitera ipasi ukabitoranya ugashyira ku ruhande bikurinda kubyuka kuwa mbere uri kuvuga ngo isuti yanjye yagiye hehe urabizi twese hari agasutiye ukunda
kakandi nyine kagufata neza ugasanga kabuze iyindi wiri ubangamiwe bimeze gute. Ubwo ni byiza rero ko ufata umunsi wawe runaka reka mbyite imigenzo w'iyo mihango w'iyo migenzo yo kuvuga ngo ni umunsi wanjye wo kwikunda, wo kwitaho, wo gukora ibintu byanjye bindeba, nyuma yo kwita ku bandi bantu bose nkunda, nyuma yo kugira ibindi bintu byose. Niba uzi ko watumiwe mu bukwe muri ya minsi witaho ukavuga uti nzabikora kare, ubwo wenda ukahindura uwo munsi kuwa kane akaba aribwo witaho nimugoroba nijoro. Ushobora no kuryama saa sita z'ijoro, ushobora gutindaho gato ariko ukiha urukundo nyine. Kuko reka mbabwire, uburyo wigaragariza urukundo nirwo n'abandi bagukunda. Mu by'ukuri ibyo bintu birakora, niko bimeze, niko isi yubatse. Uburyo wiyubahamo niko abandi bakubaha, uburyo wiyitaho niko abandi bakwitaho. Niyo message uri gutanga indirectement, ntabwo ugenda usakuza ngo njye ndikunda, no, we ugenda uri wowe, ariko ukora ibyo bintu wakreye buri munsi habits, bikakuzaho noneho umuntu wese ukubonye akavuga uyu muntu biragaragara ko yitaho. Abagrogeters ndabakunda, dufite imyaka itandukanye myinshi, abenshi harimo abantu bambyara bashobora kuba bafite abana bangana nkanjye, ariko ubona umuntu ukabona wow, uko angana ku myaka ye yiyitaho, arasa neza, ukabona ko nyine uyu muntu yitayeho. Abakibitangira nabo kuko murabimbwira ati njye nibwo nkitangira kwitaho, cyangwa se nanjye nkabibona no ku mafoto, ntabwo rirarenga igihe icyo ari cyo cyose. Njye nta myaka ni myinshi nk'irindwi, njye navutse nirya, uko iminsi ishira nyine bigenda biza, ariko ndibaza nka 2018, yego nibwo natangiye noneho kuzajya ibyo bintu mbyitaho, handi noneho navuze ati sinshobora no kurekura n'igiceri cyanjye. Wa mwenda bazengurutsa ugura 2, 5, ukabona nyine urahendutse kuva wawugura, utambereye ntawukunze, sinshobora. Ubwo mise ngenda kuri iyo point yo kuvuga ngo kumenya aho amafaranga yawe ajya. Ibyo bintu ni ngombwa cyane. Kutagira amahitamo birakenesha, nta namwe bikugeza. Nyine usanga ari ba bantu wenda ashobora kuba ukorera amafaranga menshi, nyine ufite amafaranga menshi, ariko uri umuntu nyine utagira amahitamo pe, ugasanga ubujuje imyenda, ufite utubati nka 5 tw'imyenda. Okay, hari n'abantu baba bafite ibikomere ngira ngo bakuze batagira imyenda, ugasanga ahayiboneye cyangwa inkweto arujuje, like it's just not necessary. Ni ngombwa kugura ibintu ukeneye. Ibyo bintu bivuze bibaho cyane, hari abantu rwose bagura ibintu badakeneye kandi bya buri munsi, akumva akantu kose kagezweho yakagira. Muri shike baradushuka, ugasanga amamaneka yuzuye imyenda, ukavuga ati aka ndakagura n'aka ndakagura ndakagura. Ibintu bigezweho bihoraho. No muri 2050 hazaba hariho imyenda igezweho, hazaba hari inkweto zigezweho n'ibindi byose. Ahubwo usanga ushaka kuyigura uyu munsi, yashira imyaka 3 ugasanga ntabwo kikigezweho, ugashaka ikindi n'ikindi. Ubwo rero icyiza ni ukumenya ibintu byawe bijyanye nawe bikubereye, sibyo? Niba uberwa n'amakoti, akaba ari wambara, donc imyenda iri formal, imeze ama costume ya genre biri formal, byo ma office, abantu mu mabanki n'ibindi barabizi nyine ibintu bambara. Niba uberwa n'ibara runaka, ukamenya ko ayo mabara, nkanjye nkunda umweru n'amabara ari nude ajya gusa n'umubiri, akenshi niyo nibandaho, noneho nkajya nshaka amabara ajyanye n'ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo uba ukwiriye kugira amabara ari basic. Nkanjye nzisanga iri bara umweru n'umukara niyo mabara menshi ngira, excuse me. Noneho hakabaho ayandi mabara mvangamo bitewe n'impamvu, donc kujya bijyane. Usanga wenda ari blue, ndumva ngira ubururu bwinshi, ngira ibitenge byinshi, nkunda ibitenge, donc n'ayandi mabara ajya kujyana. Icyo gihe reka mbabwire, hari nk'igihe umuntu ashobora guhamagara akakubwira ati wenda tubonane mu minota 10,
bitewe na gahunda wari ufite, wenda hari ahantu wadepoje runaka barakubwira ati kanaka arahari, wenda wowe wadepoje iyo dosiye niwe mugomba kudisikasinga kuri cya kintu, kandi yari abonetse rwose mu minota mikeya araba ahavuye. Ugashaka umwenda wo kwambara ukawubura, ugahangayika ukazenguruka. Icyo gihe iyo ufite ibintu bijyana uhita ugira gutyo ukamanura ukambara ukagenda, ubuzima bukoroha kandi ugahora uberewe. Atari kuvuga ngo umuntu yambara ibintu bitajyanye, umuntu yambara ibintu boringa. Ibintu bijyanye biri kuri taye yawe. Ni byiza kwambara ibintu bijyanye n'ukuntu uteye. Twese nyine dufite ukuntu duteye, kandi burya nubwo bavuga ngo wenda umuntu uteye gutya na gutya niwe uteye neza, no, ukuntu kose uteye ushobora kuberwa. Hari abantu baberwa n'ama jumpsuits, wenda ibyo ngibyo nabyo njya nzabikoraho, mbwire muri comments uburyo uburyo umubiri uteye n'imyenda ijyanye nabyo. Ni byiza cyane kubimenya, kuko uko tugenda dukura imiterere yacu irahinduka. Biragoye cyane kwiyumvisha ko ku myaka 30 ngomba kuba nteye nk'uko nari meze mfite 18. No, biratandukanye cyane ko narakuze, hari ibintu byinshi biba ndi umumama. Uretse n'ibyo, hari ibintu nyine niyo waba utarabyara bihinduka, umubiri urahinduka, ukabona nyine hari uburyo body yawe isigaye imeze. So biba byiza kuguma ijisho, ese nitutitaho tuzita kurinde, kuguma ijisho ryawe rimeze gutya, uvuga ngo ntago ari ugucunga cyane, ariko nyine kuvuga ngo aho ngeze noneho ubu ngubu bimeze gute, ese niki nkeneye. Nkuko kuri skin care nshobora kubwira ati wenda wakoresheje iyi crème kwezi gushize, ariko ndabona uruhu rwawe rugeze aha, none reka duhindure tujye kuri, kuko ndabona aribwo ukeneye. N'umubiri wawe ushobora kuvuga ati noneho ndabona nsigaye meze gutya, reka aho kugira ngo njye ngura amakanzu amanutse kuri taye, ngura amakanzu ateye gutya. Ibyo ni byiza cyane kumenya jewelries cyangwa se imiringa, donc amabiju ajyanye n'uruhu rwawe. By the way, nambaye isaha itari gukora, mu ndangira ahantu nshakira ibuye. Nyambaye kugira ngo it was demonstration, kugira ngo mbereke uburyo ushobora gutandukanya amabiju. Kuvanga amabiju ugasanga wambaye gold, silver, nyine ntago bijyanye. Ugasanga tuvuge urabona iyi saha ni ifitemo or na argent, bivuze ngo ushobora kuyambarana iyi mpeta ifite band ya gold, ushobora kuyambarana n'ikintu gifite gold, cyangwa se nkayambarana n'ikintu gifite argent, kubera ko quand même urabona ko bijya kujyana. Murabibona. Nambaye isaha idakora rwose. Ubushize nari mfite isaha nyijyanye ku muntu ngo ayinshyiremo ibuye, arayimena. Birambabaza cyane, birambabaza ko iyo njye nkunda utuntu twanjye nugura naduhisemo twampenze, birambabaza pe. Ubu ngubu ndi careful cyane cyane, sinzi kuko kenshi ziragorana kuzifungura urugi, noneho ubushize bakuyemo ikirahuri, sinzi impamvu. So ikindi ku isaha nagupfa gutoranya ikintu cyitwa, ubwo nari mvuze ku mukoba, wenda ushobora kugura n'umukoba nyine wa undi w'intuze w'uruhu, nabwo ukareba ujyanye n'uruhu rwawe quand même, sibyo? Ntago ari ugupfa gutoranya ngo utoranye umutuku, icyatsi, ikintu cyose ngo nuko ufite ibara. None ugasanga wenda murabizi ko isaha ziba zihenze, akenshi usanga ufite nka kamwe, noneho ukajya ukambara ukakamarana ku bintu byose. Nk'abantu bagira smartwatch bakazambara ku mishanana, bakazambara ku myenda barimbye twa dukanzu. A moment of silence. No. Ziriya saha zigenewe abantu bari active. Niyo mpamvu usanga ifite option yo kubara calorie wabaninze, wirukansa ahantu hangana gute, ese niba uri muri sport umuntu akaguhamagara urabasha kumwitaba. Nyine zigenewe lifestyle iri active, sibyo? Niba utari active wambaye agakanzu nk'aka ngaka ukambara smartwatch ifite noneho na cya kintu kiri rubber, murabizi namwe, kimeze nka pochette ya telefone. Really ntago ari black, it just doesn't work.
hari iziba zifite akangaka ka chain kari metallic aba ari sawa, ariko still iriya face ya screen yijimye ugasanga isaha imeze gutya, no 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 please. Nyine ni byiza guhitamo isaha, ibikomo, ibintu bijyanye, tuvuge ingi urumva navuge ishobora kujyana n'ibintu n'amajewelry ya gold cyangwa se ikajyana na silver kubera ko ifitemo agasilver. Ikindi kuri face ni ukuvuga ngo uyu mukara ahangaha ni ukuvuga ngo ugomba kureba face y'isaha yanjye imeze ite. Nyine hari nka ziriya smartwatch nayo mberetse telefone iba yijimye, hari face nk'iyi, hari face ya white, nk'ingi iri white, donc urabona hari umwenda ushobora kujyana n'iyi face, noneho n'isaha nini hakabaho n'intoya, hari ikintu cyose gishobora kujyana n'ikindi. Ariko tuvuge nambaye isaha, sibyo, hashyiraho nambaye isaha nkashyiraho iyi mpeta, really murabibona ko ntago bijyanye, biravangavanze. Murabona iyi face y'umweru, isaha ya silver, impeta ya gold, ntago bijyana. Ariko iyi mpeta ishobora kujyana n'iyi saha kuko ifitemo agatushe ka or, ariko nabwo iyi mpeta ntabwo ijyanye n'iyi ngiyi. Wenda ushobora kuyambara, murabizi ko akenshi nzambara bitandukanye, ukayambara yonyine kugira ngo bitaba akavuyo. Hari abantu bambara amajewelries nayo ukabona nyine ni akavuyo. Sinzi niba mikoro ntari kuyijyana kure twumvikane neza. Ubwo nari nkivuga ku bikomo. Ikindi ushobora kuba wambaye nk'iyi mpeta ukambara iyi ngiyi, urabona ko irasanzwe, and then iki gikomo ntago bijyanye, ukambara n'agakomo nk'aka ngaka, urabona na ka gold, so it's the same colors. Ikindi ntago ari itegeko ko ibintu byawe byose ngo bigomba kuba ari zahabu, keretse abantu bagira allergy cyangwa se nyine niba ufite amafaranga yo guhora ugura za zahabu, that makes sense. Ariko habaho zahabu iri real ya nyayo, nyine ushobora no guhinduza nk'iyi ngiyi ni 10 carats, iyo ngiyi urumva ushobora kuyihinduza aba ari nyine gold. Hakabaho izi ngizi za 1 to 5 na makalite, so ni byiza cyane kwiyanforma ku makalite y'ama metals niba uri umuntu ukunda amabiju. Hakabaho n'ama electroplated, nk'iyi silver ibiri electroplated ariko ukabona ko ari akantu keza, ibiri plaqué. Ubwo nari nyivuga ku mpeta, ku biki byose, ko ari byiza kujya kwambara ibintu bijyanye kandi ukamenya uburyo ubijyanisha, sibyo. Isaha ziri active rwose, smartwatch ni nziza, nanjye nzayigura, ariko ntago ariyo kwambara ku bintu byose, sibyo. Abageni bambara isaha, kwanza ku ikanzu y'ubukwe isaha ntago igomba kujyaho, nibigiyeho igomba kuba ari isaha imeze nk'agakomo nziza, kuko wambaye ikanzu iyaga irimo utuntu tw'udusaro twiza, nyine ugasanga kubise y'igisaha nk'iki ngiki. No, this is iyi ngiyi isaha iri formal ijyana n'ibindi bintu, ariko not like ku ikanzu y'umugeni, sibyo. Cyangwa ugasanga noneho yambaye isaha ingana gutya kweri nini. Please, I understand ko bakubwiye ngo shopping, ngo sinzi ngo umugeni agomba kwambara akanga gusohoka njye nkora makeup, murabizi. Hari umugeni urangiza gukorera makeup bamwambitse akanga gusohoka ngo yabuze isaha ye, wajya kubona ukabona batuye isaha nk'iyi cyangwa nk'iyi ariyo saha yabuze yahangayitse. No, it's just a no. So ku umugore ni byiza kwimenya, ni byiza kumenya ibijyanye nawe, ni byiza kumenya imyambaro ijyanye nawe, ni byiza nyine kumenya utuntu dutandukanye tukuha itandukanyirizo n'abandi bagore, imisatsi myiza, utuntu nk'utwo nyine, sibyo. Hari akantu nayo mfite karaguye, n'agakurone. Ubwo nayo nyivuga ku bikomo, ni byiza kugira nk'agakurone nyine, akantu utuntu
njye nabigisha kwirya rwose ko biratubera uzarebe n'abantu abadamu nyine abantu bazi bafata nk'icyitegererezo aba actrice abahanzi abanyamakuru abantu bagaragara kuri screen usanga baka umugeni usanga yaka twese twakwifuza guhora dusa nka kuriya ariko nyine ntago bikunda bitewe n'akazi dukora n'ibyo dukora nanjye ndi kwiruka ntago nahora nsa kuriya ariko hakabaho akandi kantu kaza naturellement uhorana ku buryo bitagutindira ku buryo igiye kugura parfum utagomba gutekereza ngo harya ndagura iyihe ngo ndahinduranya sometimes wayigura wenda ntiguhumurire neza ikindi hari abantu batazi taste zabo batazi ibintu bibabera batazi ibyo bakunda abo bantu baragoye niba uri kundeba utangire wiha uwo mukoro n'urugendo ntago navuga ngo navutse nzi ko wenda mberwa na silver ko mberwa n'umutuku ko mberwa n'iki ni ibintu uko iminsi ishira ugenda wiga ugenda wambara ukireba twimenyereze kwireba muri miroir niba udafite mirror dressing mirror hari abantu usanga ari umukobwa cyangwa umudamu afite akamiroir kangana ngo utirebamo ngo agahengereza please mirror nago zihenda nukuri nka mirror mfite iyo mpinduranya nkakoreho makeup nayiguze muri Danube nduviguriwe mu 20 nyimara imyaka 3 inarenga 3 n'amezi urumva ku 20 ukagura miroir nziza uhindukiza ukicaramo ugakora makeup neza ukagira indi miroir yo kugikuta wambara ukibona wese kugera ku birenge ukireba inyuma ntago ari ngombwa ngo ugere mu muhanda umuntu ukubona kubwira ngo umva ngo hanagura inyuma wicaye mu no cyangwa ukagenda wireba mu birahuri bya mall wagera kuri City Plaza moto zikenda kugonga urimo kwireba kuberewe kubera kutirebeye mu rugo ya miroir ndende nduvigura nk'ibihumbi nka 15 none ukakoresha cadre nazo ntago zihenda ureba umuntu wababandi nyine bakora babaza akagushyiraho cadre bitewe n'ubushozi bwawe yarushyiraho cadre nziza nini ihenze hari n'ushyiraho cadre no ariko icyo byose bivuze niki ni mirror nziza let me tell you nutunga mirror nziza uzikunda nabyo nyine niyo wirebye ukabona ko hari akantu katagenda neza uhita uvuga ngiye kugakemura sibyo ni byiza rero ushaka kuvuga ati ngewe nsigaye nteye ukuntu sinikunda kwireba uzi ko iyo wireba kenshi nibwo ugenda uvuga se nakemura iki hari abantu batikunda bitewe n'ukuntu wenda nkinda yarabyibushye ntago mfite ikibuno kinini ntago nyine ugasanga umuntu yifata uko abonye kandi ugasanga wenda iyo nda uri kwita nini yabyaye abana 3 none se niba hari n'umuntu waguserereje uzamubwira agenda abyara abana 3 abonsa abakuze hanyuma agaruka kubwira ngo ufite inda nini uzarebiye uko imeze kuko indavuyemo abana beza urabarera ikindi niyo waba utarabyara umubiri urahinduka uyu mubiri wawe ukugendesha ukabasha gukora ibyo ubasha gukora ugakora akazi ukaganira n'abantu nyine ukaba umuntu uriwe ni ukubera ko iyo nda yawe yinjiramo ibyo kurya bikagusapotinga n'imiterere n'ukuri kandi ushaka kuvuga ati wenda pisine kudutera injuga kutubeshya like honestly umubiri wawe uko waba umeze kose uzarware nibwo uzamenya agaciro k'umubiri wawe ufite urwaye uryamye niba ufite mu nda hato hangana gute 0 uzishonje utabasha kurya uzitabasha kubyuka icyo mvuga ni iki nuko umubiri wawe stage uriho uyu munsi uko umeze kose ukunde kubera ko uyu mubiri uragusapotinga ukabasha kubaho ukabasha kwita ku bantu bawe ukabasha kwita nyine ukabasha kuba uwuriwe so ibyo tubyuka wirukanda ndajya mu kazi ndajya mu biki udafite uyu mubiri ntago wabikora so ushobora gukora ibindi bintu wenda byatuma ugabanyuka cyangwa se ukagira taye ushaka ushobora no kubunanutse uvuga ati ndananutse cyane mfite ibiro 40 ndi umumama mbya ikangahe ibyo nabyo bibaho ugasanga biteye umuntu complex let me tell you kubunanutse ntago bituma utita ku bantu bawe cyangwa se utiyitaho bivuze ngo
hari ikintu wakora kugira ngo wikunde. Niwikunda nibwo umubiri wawe uzahinduka. Niba ukunda uri munini uzagura inkweto za sport, inkweto nta nubwo zihenda pe zonyine. Reka tureke kuvuga imyenda, twese dufite jeans, twese dufite ibiki. Noneho niba ugiye kujya ahantu hose ugiye kujya, ihangane ugende, ihangane uve mu rugo mbere y'iminota runaka. Niba utegera moto hano cyangwa utuma umukozi ngo ajye kuguhamagarira moto, akenshi hari abantu baba batuye ahantu hazamuka, nko mu bibare cyangwa ahandi, ugasanga buri munsi utuma akadogo kujya guhamagara moto ku muhanda, hazamuke, ambara inkweto zawe, get a pair of running shoes. Njye nkunda running shoes, sinzi byatari nyine ngira nyinshi kuko I'm always running, maraniruka, ariko ntabwo mvuze ngo abantu bose birukanke. Ku biro runaka ushobora no kutabasha kwirukanka kuko ntabwo abantu bose babishobora, n'umubiri rega kuterura ntabwo byoroha. Iyo uri munini kubanza kwimenyereza kugenda, none ukazabasha gutangira kwirukanka. So ambara ipantaro yawe usanganywe, ukora urugendo, ubeho ubuzima buri active, kuko niba ubura umwanya wa sport nuva ku kazi ugendeho, aho uruhira ufate moto, cyangwa se niba ufite imodoka ushobora no guparika ahantu kure, sibyo? Hari igihe usanga umuntu yahangatse mu mujyi yabuze parking, byacitse wenda ugiye mu makurse kwa makuza, ubuze parking, ushobora gusiga imodoka yawe downtown ukazamuka ukagaruka. Let me tell you, ibyo duto mu gihe cy'umwaka, imyaka 2, imyaka 3, tuvuge umuntu watangiye ibyo bintu muri 2022, uyu munsi yashize imyaka 3, hari ikintu cyahindutse ku buzima bwe. Muhuye icyo gihe ntabwo wabibonaga, uyu munsi tubona wow ko hari ikintu cyahindutse just kubera utumarche duto yakora. Ubwo rero kwikunda ukireba ni byiza cyane, ntimukiyange, ntimukihishe, ntukavuga ngo maze amezi 3 nireba. Imagine ugenda, none se abantu bose bahora bakureba usibye wowe. Ubwo ibyo mbivuze nahita mvuga kwireba utambaye ni byiza cyane. Impamvu ntabwo ari ubwibone, ubasha kumenya ibintu bikubereye bigukwira. Urugero, hari abantu bagura amasutiya, imyenda y'imbere, amakariso bitadukwiriye kubera ko ntabwo uyizi, ntabwo uzi urugero rw'amatako yawe, ugasanga umwenda uri kuziritse umeze gutya, wakubujije amahoro, ntuhumeka. Noneho bituma ugenda wihishe kubera wambaye umwenda guciyemo ibice, nk'ukajya wifotoza wihishe, wakamara umwenda ugasanga uri kumanura cyane, ugasanga wahangayitse kubera kutire. Ukimara gukaraba funga umuryango kameme, ariko uyirebe uvuga ati noneho mberwa n'iki. Icyo gihe nibwo umenya n'amoko y'imyenda ugomba kwambara y'imbere, kuko hari imyenda ijya mu makanzu, hari imyenda ijya ma jeans, hari imyenda, hari amakoton yambarwa buri munsi kubera ko koton ni nziza, zituma amabacteri adakura cyane cyane ku myanya yo hasi. Hari thongs cyangwa se utundi nyine, buriya ndagenda nshyiraho ifoto ku buryo umenya ibi nibyo bijyana n'ibi, iyo myambaye bimera gutya, ukabasha kumenya apara kugenda ugura amajezi ahantu hose upfa kuyora gusa ugataha ukambara. Oya, ntabwo bihagije kuba ufite amakoton. Koton zishobora kuza muri forme iyo ari yose kandi zikakubera, sibyo? Kwikunda nyine nibyo ngibyo, ubundi nibyo nta bindi, uko waba uteye kose. Ubwo mbonye kano gaporte savon mpita nibuka ko hari abantu bajya bambwira ngo iyi sabune nuyimpa abantu bo mu rugo bazayimara, abantu tubana. Donc ni byiza kumenyesha abantu bawe uti, tuvuge niba tuvuge abagabo, nk'isabune igabanya hyperpigmentation, ntabwo nyikaraba buri munsi, nyikaraba ngiye 3 mu cyumweru ikankorera ibyo nshaka. Urumva ubundi umuntu ashobora kuzayikaraba sometimes ninamuhinduka, kuko ntabwo ari isabune ihindura pe, ariko ikura ku kantu ko kwijima. Noneho ugasanga urumva ntabwo abana bakwiye kwikoresha, umugabo ntakwiye kwikoresha, cyangwa se abandi bantu ba famille wenda mubana ntago ari bo wenda bagomba kuyikoresha. So it's good kugira akakoresho kawe nk'aka porte savon ushyira hariya, umuntu akavuga iyi porte savon ni ya mama cyangwa ni ntago yikoraho. Nkanjye umwana wanjye arabizi, hari sabune akoraho yo muri douche akamenya ko iyi ngiyi ntago ari iye, sibyo? Ni byiza nyine, ntago biteye isoni kuba wamenyesha abantu mubana ko iki kintu ni icyanjye,
kinkorera ikintu runaka nyine ni icyanjye cyo kwiyitaho sibyo ya ikindi kintu navuga ni aka karol ni ka kandi uhanaguza bino ntabwo nabikuyeho ko iyo ubikuyeho biramata nkakuraho iyo ngiye guhanagura ikintu runaka ku myenda ihamasa ku myenda ifata utuntu nyine hari imyenda nk'iri koti yaba ari ishati yaba ari nk'umukara igenda ifata twa tuntu tw'umweru umuntu wambaye umwenda ufite turiya tuntu tw'umweru ntabwo aba asa neza sibyo ameze nk'uvuye kucagura bikunda no gufata ku mapantaro y'abagabo cyane y'amakoton n'ibiki byose so aka ni agakoresho gato ariko abantu benshi batagira sometimes batazi kagura 2,000 cyangwa 2,500 muri T2000 ukakagira ukaganaguza intebe hari intebe zifatamo ibintu uranagura kaba gafite utu tuntu ugenda ukuraho ahangaha niho uhanaguza noneho ukashugunya urabona ko gahise karamaza ubundi ukagira gute ukashugunya kazana n'utu tuntu tubiri ku 2,500 ntabwo ubuhenze aka no kuvuga ngo ugashyiraho akangaka kera tutaraza twari dukoresha amapapier collant ariko ubu nyine twarasirimutse ko ibintu byarabonetse kandi bihendutse so ni byiza kugira utuntu nk'utwo ngutwo kumenya hari umuntu utazi gushopinga agorana akagenda agasanga umucuruzi akamanuza amakanzu yose yamara kuyamanura akamwabo nta nimwe imbereye cyangwa yagera hirya akavuga ngo bambwiye ngo ntabwo imbereye akayihindura please just know yourself ni byiza kwimenya ukamenya ngo njyewe iyo mbonye umwenda hariya mpita avuga iyi yambera inago yambera ntabwo njya ntinda njya kwipima we nashaka kumenya se irankwiriye se niba hari uwo bawugabanya gute kandi burya kugabanya imyenda ntacyo bitwaye ntabwo nkunda kugura imyenda yagabanyijwemo nkunda kugura amacago ariko itagabanyijwemo ni ukuvuga ngo iyo nyiguze akaba ngiye yigabanyiriza nibwo mba numva ko umbereye ariko nyine ko urumva buguze size yegereye yawe noneho hakabaho ahantu runaka bitewe n'uburyo duteye ushaka kugabanya cyangwa kongera ubwo rero ni byiza nukuri uzicare hamwe ukora uwo mukoro niba uri umublogeta tuzakorera devoir umenye ngo taye yanjye kwanza ni yihe umenye ngo nkunda ayahe mabara ese arambera umenye ngo mberwa n'iki bizakorera cyane kumenya aho amafaranga yawe ajya numenya ngo nkunda guhumurirwa n'iki bizakorera cyane kumenya nkanjye nk'izi parfum iyi ngiyi ni Fifth Avenue ya Elizabeth Arden iyi ngiyi ni Redwood ubundi iyi ngiyi ni Signature iyi ngiyi Fifth Avenue ntago nabara imyaka maze nkoresha Fifth Avenue zari ziba ziri mu yandi makala but zose zifite scents nziza scents zo mu mbeho zo mu konje zituje ziri it's not even ntago navuga iri gourmand iri it's just amazing niko nabyita ntago navuga ntiri fruity ariko mu gihe cy'izuba nkunda scent gapika igomba kuba iri fruity cyangwa se nk'iyi ngiyi iri woody woody ni ukuvuga ngo ni amascent aba avuye mu bintu by'ibiti hari igihe aba ari biva mu bintu byinshi cyane bakoramo amaparfum ni byiza kumenya nanone amanotes agukorera ni byiza cyane kumenya se ni vanilla ni watermelon ni ibintu nk'ibyo ni indabo ukamenya se ni izihe uko ugenda wihumuriza none icyo gihe ugiye no guhitamo ni waba udahari nkanjye ibintu kenshi bigura hanze uhitamo ukavuga uti iyi ngiyi ukaba uzi ngo izakugeraho ihumura kubera ko yegeranye n'ibintu usanzwe ukunda wenda iyo topic tuzayivugaho nyuma ariko ni byiza ni ibintu biri feminine bigutandukanya n'umugabo abagabo
hari abagabo nyine bari masculine cyane nabo bikunda kandi bazi amaparfum yabo, ariko urumva bihita bigutandukanya n'umugabo kandi bigutandukanya n'umugore uwo ari we wese, ukabona nyine uri umugore wikunda, umugore wiyitaho, umugore wifatira umwanya akihigiye. Mbega amagambo I'm so sorry, navuze numvaga bikwiriye, numvaga akavidewo mugakwiriye sibyo? Ndabakunda byatari cyane kabisa. Ni byiza rero sometimes ko iyo uguze nk'isaha it's a bonus, nyine ni agahaka. Kugura nk'isaha ifite ama jewelries bituma ugira utuntu twinshi tw'utu jewelries nk'utu ngutu ushobora kwambara bitandukanye ariko twose twazanye. Ikindi ku bantu bagura ama argent ari pure bisaba nabyo kumenya akantu kari neat sibyo? Ntago hari abantu bambara nk'impeta za engagement cyangwa n'impeta zindi nyine kwa ko ari zahabu ariko ukabona wajya bayikubitishije inyundo. Like siwizi ukabona ntago iri neat, ukabona ifite ikintu hano ntago ifite esthétique, ni zahabu ariko nyine zabuse ndasa neza pe, ni amafaranga ariko nyine so ni byiza kumenya ikintu cyaciye mu ruganda neza kiri neat. Ko niyo ugiye kongeresha cyangwa kugabanyisha nyine hari abantu bambara ama silver ariko kose iyi silver akenshi urumva mu Rwanda ntabwo twe twatera imbere cyane mu bintu by'imitako n'imiringa, so ntabwo ari amabijuteri menshi akora ibintu byiza, usanga akenshi ibintu bivuye hanze Dubai nahe ari ibintu biza biri neat. Noneho wowe icyo ukora ukajya kugabanyisha, nabwo wajya kugabanyisha urabizi ukuntu bakubita ikintu bakubita ukabona bagiye nko kugica, nabwo ni ukujya ahantu heza wizeye, ukaba ufite ibintu yes nubwo bihenze ariko nabyo byiza sibyo? Hari abantu bagira initials ugasanga wenda nambaye Mutsinzi, have it neat, kari neat, buri detail. Iki gihe bituma utu stones tutavamo, bituma nyine sinzi ukuntu nabivuga, ahantu amafaranga yawe agiye hakurikirane sibyo? Umenye ko agiye for a reason sibyo? Navuze ibintu byinshi kandi nanditse ibintu byinshi ariko nabona ngeze nko kuri page akanga. Ikindi kintu navuga, ni byiza kugira utuntu twawe sibyo? Iyo imvura iguye kugenda umeze ngo unyagirwa ukinjira ahantu, turabibona ko hanyagiwe, turabibona ko imvura yaguye ariko ntabwo bikeye, nyine dushobora kugirira impuhwe ariko nawe urabizi ko bitakeye. Niba wiyambariye neza gusanga ishati yawe yanyagiwe yajemo yari umweru irimo ibitonyanga kandi sometimes wenda ugiye nko mu nama yihutirwa, nyine ntabwo abantu bavuga kugira pole ariko ugasanga distance yo gusohoka mu modoka kugira ngo ugere, tuvuge niba waparitse muri chic ushaka kwinjiramo imvura yagubise kabisa just kubera ko utagendanye umutaka, labero, ikindi kintu batirana ni iki, hand cream, amavuta yo mu ntoki, ugasanga umuntu avuye koga mu ntoki ufite amavuta yo mu ntoki, ntabwo bikeye. Nyine nzayagwa ariko ntabwo biba bikubereye. Ni byiza kugira utwo tuntu wampaye ku karabero, ninde ufite labero, ugasanga umuntu yazengurutse abantu bose arimo atira ngo ninde ufite labero, really ninde ufite chewing gum. Nyuma yo gufata lunch, niba uzi ko lunch iri bugufatire mu mujyi cyangwa ahandi hantu ukaba utari bubashe kwiborosa ako kanya, get chewing gum, ntabwo zihenda. Niba udafite umwanya wo kuzigura, it's good ko ugura twinshi ukatubika muri bag yawe, hakaba harimo akantu ku buryo uhita ugira gutya akabureti kagahinduka byihuse cyane. Ikindi kunywa amazi menshi bituma umuntu atagira impumuro mbi mu kanwa, tongue cleaner, so reka nyizane. Ni byiza gusukura ururimi kubera ko ni byiza cyane, ndaza kuyibashyiraho mu ifoto
uguma gukoresha ururimi ntirujye rugira umwanda kuko umuntu aravuga ewana ugakubitwa n'umwuka ukumva wahindukira, ariko ubwo nanjye mvuga gutirana, nyine gutirana ntago biryoshye, ngo ni wanije sharpe harakonje, umuntu arayigutiza ariko nanjye ntago aba ari byiza. So ni byiza kugira utwo tuntu twawe muri bag, akarabero, amavuta yo mu ntoki, umutaka na sharpe, sibyo? Tishu zo ntago twazitindaho, ni ngombwa gusabana amazi ntago ari byiza, ntago bibereye umuntu w'umudamu w'umukobwa wiyubashye. Mwampaye pad nyine umuntu arayiguha, ariko ni ibintu twafashe nk'ibintu byiza, ni ugufashanya, ariko se niba noneho sabaye nta muntu n'umwe uyifite ubigenza utsibijenana. So muri bag ntago bigorana kunagamo agatampo, agapad cyangwa se agapantiliner, at least nubwo ikibada cyagutungura, ufite agapantiliner cyangwa tubiri cyajya kugira cyinshi, nawe bagira heavy flow wageze ahantu ugurira pad, sibyo? Ni byiza rero kumenya utwo tuntu ukatwibikaho, tukurinda ibintu byinshi. Ikindi ugasanga umuntu yambaye ishati y'umweru cyangwa ikanzu y'umweru, wenda yakoze makeup nyuma, noneho makeup yagwaho agahita avuga ngo sibabibona ko nisize makeup se, ugabona foundation tuvuge yafashe hano. Kwimakiya ni byiza kuba wamaze kwambara, niba ugashyiraho ikindi kintu cyangwa se waba byakurenzeho cyangwa ugomba guhindura umwenda, ushyira igitambaro mu maso ukamanura umwenda, noneho icyo gihe makeup ijya kuri icyo gitambaro ukagikuramo, ariko ntikujyeho kubera. Ikindi kintu navuga ni imyenda ifite imyenge, sibyo? Apana imyenge nk'ingi nambaye, urabona ko iyi ari design baba barashyize mu myenda. Hari imyenge usanga wenda umwenda akadodo kavuyemo harimo akantu, cyangwa se sinzi, ugasanga nyine umwenda wacitseho, washajeho ukuntu, urabibona ko ukwedutseho, ariko ukavuga ati akenda nagakunda, wenda niko ka jeans kakubera cyane, ukakambara kubera iyo mpamvu. It's not cool, ntago biryoshye rwose. Ubishoboye wabihindura, keretse ikibazo cy'ubushobozi ari umwenda wenyine ufite ukaba ucitse, it makes sense. Ariko indodo zigura ngahe? Uzi ko abatayeri bariya mu matelier baba bafite indodo z'amabara yose, ntabwo wambwira ngo wabuze urudodo rw'ibara rijyanye n'umwenda wambaye. Ikindi ntabwo wafata umwenda w'umutuku ngo udodeshe urudodo rw'umweru, urudodo rw'icyatsi, urudodo rw'umukara. Niba uri umublogger utazi kudoda, mumbwire tuzakore video tutorial yo kudoda, ko ibintu utadodesha. Agasutiye kavuyemo urudodo ntabwo ujyana ku mutayeri, ucishamo urudodo. Umwenda agakanzu kawe ushobora kuba ugiye mu bukwe aka kanya hakavamo akantu gato ariko gasa nabi pe, aho kugira ngo ukijyane gicitse cyangwa wihishahisha, just cishamo urudodo vuba ugende, sibyo? Bag yawe n'ibicitse imashini yifixe. Hari utuntu dukwiriye kumenya, sibyo? Kera sinzi abantu bigaga social ngego niba bari babizi, ntabwo twe tukibyiga, ariko ni ibintu biri de base umuntu wese yakamenye akabifixa. Hari ntabwo ibintu byose utwara ku batayeri. Wig icitse akantu gato, just fix it. Cyane cyane ari akantu wenda umusatsi byagora kusubiramo, ariko niba ari aka elastique, gushyiramo elastique yawe it's easy, should be easy. Ibyo nyine bigutandukanye n'abandi bagore bose, sibyo? Ubwo ndi kuvuga ku myenda icuyutse ifite utwenge, imyenda igufashe cyane. Imyenda igufashe cyane burya nayo si myiza, uko waba uteye kose. Imyenda itagukwiriye swat iragufashe cyane, swat ni kagufi cyane kugenda umanura wihisha, ambara umwenda uri comfortable. Niba wambara umwenda mugufi uba ari mugufi, ariko hari ukuntu nabwo ugufitinga ku buryo utari bukenere kugenda umanura winjira ahantu wihisha, kuko bituma ubajene, abantu bakabibona ko wijennye, ukagenda umeze gutya, wakwifotoza ukagira gutya, ugasanga uhushwanye n'abafotographe bose ngo ntabwo bakuremye, kandi wenda ni ko umwenda wawe ntabwo wigeze uguflatteringa, cyane cyane wowe wambaremo imbere ko bihera imbere. Niba wambaye umwenda ugucamo ibice ukambara ikanzu nk'iyi ngiyi, nta kabuza, at least shyiraho ikintu wenda kirenzeho,
ku buryo bitari bugaragare cyane sibyo sino ikindi rega hari look hari style sinzi ukuntu nabyita hari look zo kujyana ahantu mu bantu hari na look zo mu mafoto mwari mubizi hari ibintu nk'abamodo nibo wenda twafatira urugero bambara ibintu bitari prêt-à-porter bitari ibintu byo kujyana mu bantu ariko ugasanga mu mafoto arasa neza cyane icyo gihe ugiye gukora photoshoot runaka na famiye ushobora kwambara ikanzu igera iriya ibangamye kubera ko ntako kanya buri bubangamirwe ifoto ikazaza neza ukayibika neza that's perfect ariko noneho akaba imyenda ujyana ahantu kubera ko ishoboka iri active ushobora kuyirukankamo ushobora kugira gute ushobora gukora ibintu byose uyambaye ubwo rero ni byiza nabyo gutandukanya imyenda yo kujyana ahantu mu bantu iyo kwambara mu rugo still nabwo ukaba uberewe nkange ikanzu ntabwo njyana mu bantu ariko mu mafoto cyangwa se muri video iba imbereye sibyo hari ukuntu mbona nyine sinzi ntabwo njyana mu bantu pe ushobora kuyambara gake cyane wenda ari nko kuri date gake pe ariko iramfasha ukuntu nyine bitari ibintu byo kujyana ahantu hose so ni byiza gutandukanya nabyo look iki no kwambara ibintu mbega video igiye kumara isaha reka mbivuge binshiremo kwambara ibintu bijyanye n'imyaka yacu sibyo uyu munsi hari ibintu nzi bitambera nkange boyfriend jeans abadolescent barazambara zikababera abantu bafite udutaye nyine zibera urazambara ukababera ariko nkange it just doesn't work for me so nibaza ko yama nkiri muto cyane ndafite nka 19 20 n'agataye nari mfite n'ibiki byose nshobora kwambara umwenda runaka ukaba wajyamo hari ukuntu abantu bambara amaposhe bombe ukabona nyine zirababereye for me no ntabwo byambera ntabwo bimbera ndabizi ntabwo ari ukuvuga ngo imyaka mfite nayirimo yes kuko imyaka niyo igenda yahindura n'ukuntu umera ariko just stay you ku myaka 50 hari umuntu ubambaye ibintu by'abadolescent cyangwa se by'abakecuru nkanjye nshobora kuba nambaye imyenda umuntu ambona akavuga iyi ngiyi niba wayikuye muri garde-robe ya mama wawe cyangwa se sinzi nyine ntabwo bijyanye nawe pe ubwo ni byiza kumenya kuri stage y'ubuzima ndiho niki kijyanye nanjye niki kimbereye ibyo byose kandi yaba make-up yaba nk'uko amavuta tumenya ajyanye natwe imyambaro make-up ibiki byose nk'iyi wig hari umuntu w'imyaka runaka wayambara rwose nk'imubere hakaba undi wayambara ikamubera hakaba undi nyine gutyo na gutyo abantu bambara ibintu bijyanye nabo ntabwo bajya basaza ntibajya bava kuri mode niko navuga bahora basa neza ku myaka ye 80 umumama ko ngira abakiriya bafite 80 pe babatate ariko usanga arambwiye ati nkorera aka kawig wagakora ukuntu karamubereye that means arigize sibyo yes hari ibintu nabivuze byo kugenda gutya ni ibintu bigaragaza ko witinye nta confidence akenshi abantu babikora ngo kubera inda amabere no winjira ahantu nk'aho watumiwe cyangwa se ukwiriye kuyinjira confidence isa neza cyane kugenda wemye gukamya agahanga akenshi ubikora iyo ari ku zuba ugasanga umuntu ameze gutya ambara fume kugira ngo udakambya agahanga zigabanye izuba hanyuma isura yawe igume iri straight imeze neza kumera ngo nyine hari abantu bakora ama face movements atuma mu gihe runaka gutya ugasanga imirongo yari formye kubera ko amaso yawe ararwaye wanze kugura rinete cyangwa se uranazifite ntabwo uzambara none ugahora umeze gutya ugasanga isura yabaye gutya it's good hariho uturinete twiza bagushyiramo monture nziza ukambara rinete ukaberwa aho kugira ngo ugire gutya urebe gutya amaso yawe azagendanira ko umubiri wawe uhinduke just get what's necessary ugire ibintu byawe fume ibyo kwicara ndabizi nanjye nkunda kwicara gutya ariko
uragerageza nibura ukagerageza kwema, sibyo? Niba ufite umwanya ukamera gutya, abantu bonsa nkanjye mfite pain iyo nza kubimenya hano mu mugongo, mfite akantu kambabaza cyane kubera ntunamaga cyane nonsa, nafite uturere duto noneho nkunama cyane kugira ngo arigereho. Ubwo rero ubu ngubu hasigaye hari imisego, icyo gihe pe ntayo nabonaga, sinzi niba yari nahari ariko nagerageje kujya ahantu hose. Imisego ufatiraho ukonsa umwana uzamuye, ntugire gutya ngo ushinamire ko, kuko nyine body posture iraguhindura cyane. Uburyo witwara, uburyo ugenda, ntabwo ugenda uhubanya ugwisha ibintu byose, uhitana ibintu, haba nyine bagenda bihura pe. Nibyo nari mvuze rero, reka ndumva ari ibyo. Umwera wo ndagira ngo tugenda tuwukemura, wenda niba uketse ari umuntu mushyashya ariko aba glow getters n'abatarabikemura bagifite dry skin, uko iminsi ishira tugenda twongeraho aka oil, twongeraho agaki kose kugira ngo ikibazo cy'umwera tugikemure. Ubwo rero ni byiza kugendana akantu nk'iriya hand cream, urabona ko wayisiga ahantu hose, ukajya wibuka ukareba ku birenge, hari ukuntu ibirenge bikunze kugira umwera, ukabisiga wikoza hano inyuma. Nanone ntabwo ari byiza kugenda wisiga amarabero n'ibiki byose imbere y'abantu, wikoza muri bathroom ukaraba intoki ukisiga ukava bisa neza, sibyo? Ndabakunda, mwumve ngo ibintu byose mba nabivuze kubera ukuntu ngenda mbibona, ukabona umuntu tuvuge urugero, abantu batwara imodoka ni abantu dukunze gufata wenda nk'abasirimu cyangwa se ko bafite ubushobozi, sibyo? Umudamu utwara imodoka akenshi dukunze kumufata nk'umuntu ufite ubushobozi cyangwa se nk'umuntu usobanukiwe, ariko ugasanga ayisohotsemo afite nk'umwera ku birenge n'ipantaro icuyutse, n'ibyuya birimo gushoka, adafite ikintu cyo kubihanaguza, angana ari munini cyane. Kandi wenda ntabwo ndi kuvuga abantu banini ko ari ukutiyitaho, ariko hari umuntu nyine ubona pe ko mu buzima bwe ntajya agenda n'amaguru, ntibibaho, nta n'ikintu abikoraho. Burya abantu bafite ikibazo cya obesite hari uburyo bwinshi cyane bwo kugabanya umubyibuho ukabije. Hari gukora siporo, biragoye cyane iyo ufite obesite kuko umubiri kuwuterura biragoye, ariko kugenda n'amaguru yes. Hari igihe bidakora kugabanya nanone kalori cyangwa se gukora regime, ukarya ibintu bijyanye n'umubiri wawe kandi bike bike, sibyo? Nturye cyane kuko apeti nyine, hari igihe uba ufite apeti wareba ibintu nanone ugahitamo, aho kugira ngo wenda urye isahani yuzuye amafiriti, ukarya isahani ivanze y'igi, imbuto, ibintu nk'ibyo nyine bitandukanye, ku buryo utarya ibintu biri bukwangize. Hari n'ama medical interventions bashobora wenda nko gukorera surgery y'igifu, hari gastric bypass, hari gastric sleeve, ibyo bintu barabikora i Kanombe. Niba urimo kutureba ufite ikibazo cya obesite, ukaba barabireba ngira ngo iyo ufite wenda nka diyabete cyangwa ibindi, abaganga baradvisinga wagera i Kanombe cyangwa se Faisal, haba hari abaganga babizi basigaye bakora izo surgery, noneho ukabasha kugira ubuzima bwiza, ukabasha kwikunda, kuko ntabwo ari ukuvuga ngo nyine umubyibuho ukabije turabizi ko atari mwiza. N'umuntu utabasha kwiyongera ibiro nawe buri level iri extreme muto cyane, nawe ashobora ibyo byo kenshi birashoboka, burya kwiyongera ibiro birashoboka. Iyo umuntu utagira apeti, ugerageza kurya ibintu ukunda, kandi ukagerageza guterura ibyuma ibasha kujya muri gym. Ikindi ni ukugira umunutritioniste akagufasha. Biriya bintu bavuga ngo ufata mayoneze ngo ukavanga n'ibiki, ni ukwiyica. Ufata fat, ibinure nk'ijana ukabyongera mu mubiri wawe, ntabwo ari byiza. Ugomba kwiyongera ibiro ariko ukabyongera mu buryo buzima. Mvuze isaha yose. Anyway, ndabakunda, nizere ko mwarebye ikiganiro mukakirangiza. Tuzigarukira mu buryo bwiza, ariko ni ibintu by'ubwiza, sibyo ra? Abantu bakunze ikiganiro women to women, mumbwire nzajye nkikora
nkore ku tuntu hirya no hino, tuvuge uburyo tugura amasahane, uburyo tugura amatapi, uburyo tugura imitako, uburyo tugura amashuka, omo, ibiki, hari utuntu tuba dukenewe. Ubushize nasanze ikiganiro cyiza turi kuvuga fabric softener, ya myenda nyine, bya bintu dukoresha mu mazi iyo tumaze kumesa kugira ngo imyenda ihumure neza, kuko imyenda ntago mu mashuka bateramo parfum, n'imyenda sinaguteramo parfum. Iyo wakoresheje fabric softener akenshi imyenda uyanura ihumura neza, itarimo iminkanyari myinshi, iminkanyari cyangwa imikunjo, something like that. Noneho ukazawutera ipasi ariko udakanyaraye cyane cyane nk'amakoto cyangwa ibindi. So utu tuntu ni utuntu nyine tuba dukwiye kuganiraho as women. Ndabakunda cyane. Happy Women's Day. I love you. Bye.